murakoze cyane abantu mwese dukurikirana kuri Gushima TV. Imana ibaho umugisha, abantu mudahwema kubitwereka, abantu muca mu gikari mukaduha ubutumwa bugufiya butugaragariza ko mushyigikiye ibyo dukora, mushyigikiye umurimo w'Imana dukora. Imana ibaho umugisha, Imana ibagurira imbago umuntu ufata umwanya wo kunkurikira, wo kuntega amatwi, tugasangira ijambo ry'Imana, tugasengana. Imana iguha umugisha. Uramutse udahari ntago naba nicaye kuri kamera, ariko kubera ko uhari niyo mpamvu ituma mpicara. Wowe rero utarakora subscribe, nawe utarakora share, utarakora like, utaraduha comment, ndakwifuriza kubikora, ndakwingingira kubikora, ndagusaba kubikora kugira ngo urusheho gukomeza gukurikirana ijambo ry'Imana no gusenga bica kuri iyi channel buri munsi. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Nabyutse mfashwa n'umuririmbyi uvuga ngo isi n'abategereje ngo kuza k'umukiza, ngo byamaze kutumenyesha yuko umukiza ari hafi. Lofre iravuga ngo impanda igiye kuvuga, ndumva namwe muyizi, ngo isi hinda umushyitsi, ngo umwami w'ijuru n'isi agiye kugaruka. Reka mbabwire kimwe mu bintu bituma nkomera. Abantu benshi bakunda kumbaza, Esther, ni iki gituma ukomera? Ni hehe ukura imbaraga? Ni iki gituma ubaho wishimye kandi ufite ibintu bigukomeretsa? Kwishima nyako ntabwo ari ugutura kure y'ibidukomeretsa, ni ukubana nabyo ariko ukabirya sini, ukishima, ukabisuzugura. Kubabarira nyako si ugutura kure y'ibintu bitubabaza, bidukomeretsa. Oya, ni uguturana n'ibidukomeretsa ariko ukiga gukomera mu maso y'ibyagukomerekeje. Nushaka kuba umunyembaraga, uzabera umunyembaraga mu maso y'umuntu wifuza ko waba umunyantege nkeya, mu maso y'umuntu gufata nk'umunyantege nkeya, uzaba watsinze igitego. Nushaka gukomera, uzakomerere mu maso y'uwagukomerekeje. Uzaba ubaye umunyabwenge, uzaba ubaye umuhanga, uzaba ubaye umuntu udasanzwe. Mu minsi ishize nabaganirije yuko umwambaro wa muka Potifari utaye agaciro kubera isezerano, kandi ndashaka kukwibutsa ko uyu mwambaro ntabwo uzata agaciro gusa ku buzima bwawe, uzata agaciro no ku nzu yawe, uzata agaciro no ku muryango wawe, nawo umenye neza ko wari ufite isezerano. Nasomye ijambo rirambwira ngo dufite ijambo ryahanuwe ngo rirusha ayandi yose gukomera. Iryo jambo ryahanuwe rero rirusha ayandi yose gukomera, niryo rije gutesha agaciro umwambaro muka Potifari yakwambitse. Muri korali ntabwo bari kukwemera, ariko umwambaro wa muka Potifari nuta agaciro bazakwemera. Abantu ushumbye ntibakwemera nubwo bashumbye, ariko ni impamvu z'uko umwambaro wa muka Potifari nyine wataye agaciro. Hanyuma buriya guharabika izina ry'umuntu ntago bimwambura amahirwe n'umugisha bye. Ni nko kogosha intare, donc utekereza ko ishobora kubimbwa. Rero ndashaka kukubwira ko ibintu byose abantu bari muri inose bari inaha bagukorera ntibishobora kukwambura umugisha n'amahirwe Imana yateganyije azakubaho. Hari umugabo witwa Yohana wanditse igitabo cy'ibyahishuwe akandikira amatorero 7 yo muri Efeso. Buriya ngo yari umusaza, nitugera mu ijuru nzaganira na Yohana mubaze, ndumva mfite ijambo ku mutima nzamubaza. Ngo bamuteka mu mavuta. Muri bimwe byatumye bateka Yohana mu mavuta, si uko yari yafatanywe urumogi, ntiyari yatwaye umugore w'abandi, ntabwo yari yibye, ariko Yohana yari yahamije Kristo, yari yamuvuze neza. Iteka nuba mu nzira Satani Imana igushakamo, Satani azakurwanya nyine kubera ko nta gufite. Yohana rero ngo bamukaranga mu ngunguru y'amavuta, barapfundikira, baracana. Niba baracanye iminsi 3, niba ari 5 ntabwo tubizi, ariko baracanye. Ngo bamaze gucana, aho bapfunduriye basanga Yohana wari umusaza, wari ufite imvi. Ngo Yohana akanuye n'amaso ye kandi yabaye umusore. Hari ibigeragezo waciyemo abantu bazi ko biri bukwice, ariko batungurwa no kubona ubitambutsemo wemye, kuko wari uri kumwe n'umuremyi. Kandi
kandi mbibutse ko ibikurwanya ni ibiremwa ariko ukurwanirira ni umuremyi. Ngo bahita bamujyana rero ku kirwa Ipatimo. Bamugejeje Ipatimo bari bahamuteza impfu 5. Ndumva iki cyigisho nzakigarukaho. Hanyuma ngo urwa mbere n'imbeho yabaga Ipatimo, urwa kabiri ni inzara, urwa gatatu ni amabuye ashyushye yotsa, urwa kane ni isazi zitwa tsetse, hanyuma urwa gatanu ni irungu. Abahanga mu by'ubuzima baravuze ngo iyo umuntu yishwe n'inzara igihe kirekire cyane ku bagabo ntabwo abaho, arapfa. Hanyuma iyo umuntu yishwe n'irungu, ibyo ni ibyegeranyo byakozwe n'abahanga, baravuze ngo iyo umuntu yishwe n'irungu igihe kinini ntabwo abaho, arapfa. Yohana rero bari bazi ko muri izo mpfu zose ari 5, rumwe nirutamwica urundi ruzamwica. Inzoba abantu bagucukuriye bandikira inzandiko babwire ngo nimuziteremo insina ntacyo nzaba. Iminsi abantu bakubariye bandikira inzandiko babwire ngo hari Imana yanjye yampaye kubaho izayongera. Abantu bakubwiye ko bicitse bandikira inzandiko babwire ngo iha abatayeri kudoda nanjye zadoda ibyanjye ubuzima bwanjye bukomeze. Aleluya. Hanyuma rero Yohana ngo ari ku kirwa Patimo niho yandikiye igitabo cy'ibyahishuwe, aracyandika, yandikira amatorero 7 yo muri Efeso. Aravuga ngo wera kandi ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi, aho niho nashakaga. Ukinga ntihagire ukingura, yakingura ntihagire ukinga, ufite urufunguzo rwa Dawidi. Imana ishimwe. Yasobanuye byinshi, nzamugarukaho Yohana. Reka dusome ijambo nateguye uyu munsi ariko tutararisoma. Ndagushimira wowe utangiranye natwe ikiganiro, ukaba uri buduhe comment, ukaduha like, ukaduha share, ugakora na subscribe niba utarayikora, kuko ni inkunga ikomeye cyane. Nkuko tubimenyereye rero, reka dusenge, dutangire twiragiza Imana, dutangire twiragiza Kristo, dutangire twiragiza Yezu, kuko niwe mucunguzi wacu. Uri umucunguzi wacu, uri umucunguzi w'abari n'abategarugori, uri umucunguzi w'abagabo n'abasore, uri umucunguzi w'abatuye isi. Ni wowe mucunguzi, ni wowe mucunguzi, ni wowe mucunguzi. Nta yindi Mana yabonetse itari wowe. Niyo mpamvu Yesaya yahanuye aravuga ngo nubwo Aburahamu atatuzi, Isiraheli ntatwemere, aravuga ngo wowe uri Imana yacu, uri Imana Data wa twese mwiza. Izina ryawe rero nirishimwe. Yesaya kandi ahanura mu gice cya mbere yaravuze ngo dore wa bwoko bukora ibyaha we, abantu buzuwemo no gukiranirwa, abana bonona urubyaro rw'inkozi z'ibibi. Aravuga ngo basuzuguye uwera wa Isiraheli baramuhararuka basubira inyuma. Arabaza ngo niki gitumye mugumya gushaka gukubitwa muzira gukabya ubugome. Aravuga ngo umutima wose, umutwe wose urarwaye, umutima wose urarabye, uhereye mu bworo bw'ibirenge ukageza mu gitwariro nta hazima, ni inguma, ni imibyimba, ni ibisebe binuka bitigeze gukandwa. Hanyuma ageze ku murongo wa 16 w'iki gice cya mbere aravuga ngo nimwiyuhagire kandi mwiboneze. Aravuga ngo nimukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye, nimwige gukora neza, mushake gukora neza, mureke gukora nabi. Aravuga ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutuku bigasa nk'umweru, bigasa nk'umutuku, urabyeza bisa umweru, urabyeza bise na sheregi. Twakoze rero ibyaha, niko Pawulo yunzemo aravuga, ntabwo twigeze dushyikira ubwiza bwawe. Duciye bugufi ngo tweze tubabarire gukiranirwa kwacu kose, ukwabonetse mu maso ya rubanda n'ukwabonetse mu maso yawe kutubabarire. Imbabazi zawe zitubera umwambaro. Izi mbabazi zabonetse kuri Dawidi umunsi yifuzaga umugore wa Uriya, ntizamwica ngo aguhungira. Haravuga ngo narinje kugira ngo ndimbure, uramubwira ngo unkinnye umutwe, kuko imbere yanjye ntibahapfira Dawidi barahakirira. Izi mbabazi kandi nizo zakuye umugabo ku kidendezi Petesida ahamaze imyaka 38. Izi mbabazi zahumuye impumyi Barotolomayo. Izi mbabazi zazuye umwana wa mupfakazi. Izi mbabazi zazuye umwana wa Yayiro w'ikinege. Izi mbabazi nizo wagiriye wa mukobwa wa Aburahamu dayimoni yari yarahetamishije umugongo imyaka 18.
izi mbabazi nizo watugiriye kuva kera kugeza na n'uyu munsi. Iyo utazitugirira natwe tuba twarabaye amateka. Abantu baba bavuga ko twigeze kubaho ariko tutakiriho. Tuba turi muri ba bandi Salomo yavuze ngo abazima bazi ko bazapfa, ngo ariko abapfuye bo ntacyo bakizi. Turagushimiye ko watugiriye imbabazi, ukazigira turyamye, ukazigira tugenda n'igare, ukazigira tugenda n'amaguru, ukazitugirira turi mu kirere, ukazitugirira turi mu byaha, ukazitugirira turi mu murimo wawe. Tubeshejweho n'imbabazi zawe. Muririmbyi yavuze ngo mbeshejweho no kwizera Yesu, niringiye ubu imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda kandi nta bwoba mfite. Turagushimiye ko natwe turi mu bantu badafite ubwoba. Ngaho ugirira neza umuntu wese uduteza amatwi kandi udukurikiye, umurwanirira intambara arimo kubw'imbabazi zawe, umushigikire kubw'imbabazi zawe, uhaze kwifuza kwe kubw'imbabazi zawe, umwandikire urwandiko rw'amahoro kubw'imbabazi zawe. Dusenze twizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibaha umugisha abantu mwese twari kumwe dusenga. Ndabizi hari abantu bahita bapfukama bagafatanya nanjye tugasenga. Imana ibaha umugisha kandi isengesho ntirisaza, isengesho ntiribura. Isengesho naravuze ngo ni ikinyabiziga ntakumirwa. Ahantu utabasha kugera ku murozi ukuroga uzamutumeho isengesho. Utabasha kujya kwihaniza umuntu wagusebeje wakuvuze nabi uzamutumeho isengesho. Umuntu wumva wagukomerekeje ukananirwa kumubabarira uzasenge. Gusenga bizagushoboza kubabarira. Imana ibaha umugisha. Tugiye kuganira ijambo riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe n'umugabo witwa Matayo mu bice 25. Hanyuma turasoma ku murongo wa 5 twumva icyo havuze, tumanuke hepfo ku murongo w'10. Haravuze ngo umukwe atinze bose barabahunikira barasinzira, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo abapfu, babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu, nuko amatabaza yacu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Imana ibaha umugisha. Hari indirimbo twajyaga turirimba kera muri Kiliziya Katolike, n'uyu munsi barayiririmba, ivuga ngo nimukenyere kandi muhorane amatara yanyu, nimugenze nk'abantu bategereje shebuja, ngo kugira ngo nahagera agakomanga bahite bamukingurira. Sinzi niba mwibutse baze yabaga iryoshye muri iyo ndirimbo. Imana ibaha umugisha mwinshi. Tugiye kuganira kuri iri jambo rivuga ngo tube maso. Kuba maso ntabwo ari uko uzahora ukanuye amasaha 24 kuri 24. Oya, ubu turi ku manywa, ariko hari abandi bantu mu bihugu byabo bari nijoro kubera yuko nyine bafite igihe cyo kuryama. Ntabwo kuba maso ari uguhora ukanuye buri munsi nk'ururagara. Buri ururagara ni uruhanga mu gukanura, cyangwa ifi izi gukanura, irakanura irakanura, bakayiroba ikanura, bakayibaga ikanura, bakayikuraho yamaga y'inyuma ikanura, bakayoza ikanura, bagategura ibirungo, bagategura amavuta ku ipanu bagashyira kuri gaze cyangwa ku mbabura ikanura, bakayikabusha ikanura, ukaza gukaranga bya birungo wateguye ikanura, ukayirambikamo ikanura mu isosi igatogota ikanura, ukaza kuyirya igikanura. Ntabwo kuba maso ndi kubabwira ari ukuba maso nk'iyo fi. Oya, ntabwo kuba maso ibyanditswe byera bivuga ari ukuba maso nk'iriya fi. Kuba maso ni ukuba maso mu buryo bw'umwuka. Kuba maso ni ukuba mu maso mw'isi icanye maremare. Ni ukuba maso mw'isi abantu babanje iby'umwuka bagaherutsa iby'umubiri. Kuba maso ni ukuba maso mw'isi abantu bakunze gukora ibyaha kuruta gukiranuka, abantu barimo kunywa ibyaha nk'abanywa amazi. Kuba
kuba maso ndimo kukubwira ni ukuba maso utegereje kugaruka k'umukiza. Mu bintu Yohana yahishuriwe ari ku kirwa Patimo mu byahishuwe ibice 21 yaranditse aravuga ngo uhagaze niyirinda atagwa, ucambaye umwenda w'intambara ntiyirate nk'umuntu wiyambura atabarutse ava ku rugamba. Ku murongo wa 12 Yesu ubwe arihamya aravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese bikwiriye ibyo yakoze. Aravuga ngo ndi Alufa nkaba na Omega, birasobanuye ngo ni itangiriro kandi akaba n'iherezo. Aravuga ngo hahirwa abamesera ibishura mu maraso. Ubu rero giye narumiwe, abantu birirwa bagenzura baguye, abavuye mu madini, abatakaje imyizerere ya doctrine z'amadini. No, si ibyo Yesu adusaba kuba mu maso. Ibyo Yesu adusaba kuba mu maso ni ugukiranuka, ukaba mu isi y'abasambanyi ukibuza gusambana utabuza abo musambana, ukaba mu isi y'abakora ibizira ukibuza gukora ibyo bizira, ukaba mu isi yabifuza ko musambana ukibuza gusambana kandi ubifitiye n'ubushobozi nta muntu wakushizeho kamera, ukaba mu isi y'abagome ukibuza gukora ubugome kandi uri mu isi yabo, ukaba mu isi y'abagambanyi n'abanyamatiku ukibuza kuba mu matiku. Uko niko kuba maso Kristo adusaba. Ukaba mu isi y'abantu birirwa bameze nk'abagenti ba Satani ukibuza kwirirwa uterana amagambo nabo ugakora ibyo umwami Imana ashaka. Cyane yuko ijambo ryavuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami wacu agira neza ni mumwegere. Ntago mu byo iri jambo rivuga ari ukwegera amadini abantu birirwa badukandagiza, ntabwo ari ukwegera abanyamadini birirwa badukandagiza. Oya, yaravuze ngo nitumwegere kuko niwe buye rizima, aleluya, ryanzwe n'abantu ku Mana riratoranywa rihinduka ibuye rikomeza imfuruka. Sinzatinya kuvuga ibi ko idini ari nk'isoko, idini na adresi. Kandi uyu munsi niba uri umunyedini waregereye idini kuruta kwegera Kristo, wamaze kwiyugururira imiryango ikuganisha muri Gehinomu. Kristo yaravuze ngo ni gerembo, uwinjira muri jewe ni gerembo ry'intama, uwinjira muri jewe azabona urwuri, kandi uwinjira muri je ni Kristo wihamya azahabwa ubugingo. Aravuga ngo intama zanjye ndazizi nazo zikamenya, hanyuma niyo mvuze zumva ijwi ryanjye. Hanyuma rero uyu munsi niba uyu munsi ufite ibindi bintu wegereye bitari Kristo, ndakumenyesha kuri kwikingurira Gehinomu. Ntabwo uri uwanjye, ntabwo mbese sinza urimo kwerekeza. Uyu ni umugani w'abakobwa 10 Yesu yaciye. Ubundi mu gice kibanze cya 24 yavuze ukuntu bizamera mbere yuko aza, mbere yuko ubwami bw'Imana buza, ubwami bwa Kristo buza. Yaravuze ngo nukurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwe. Hanyuma asobanura uburyo ubwami bwe buza, ikizabitubwira ko ubwami bwe bwegereje. Yaravuze ngo muri icyo gihe mu minsi y'imperuka, mu minsi y'imperuka abantu bazajarajara bave mu byiza, abantu bazaba bikunda, abantu bazaba bakunda impiya, bazaba birarira. Na Paulo yabivuzeho, haravuga ngo abantu mbese bazaba bafite amatwi arimo ibinure, bazaba biziba amatwi badashaka kumva ibyo kugaruka kwe. Hanyuma akomeza avuga ukuntu azagaruka, uko bizamera azaramuka igihe azaba agarutse. Atanga urugero rw'umutini, asobanura uburyo bw'umutini. Izi nkuru abantu barazizi keretse umuntu wiga igice, ngiye kuzitindamo nabandi gutwara umwanya. Hanyuma akongera agaca umugani w'abagaragu babiri, uburyo umwe yamusigiye itaranto, yabasigiye itaranto, umwe akaripfundikira undi akaricuruza. Arabaza ngo mbese uzahembwa warambitse itaranto ntaribyaza umusaruro, cyangwa uzahabwa ibihembo n'uwahawe itaranto
akaricuruza kugira ngo ryunguke. Hanyuma rero iyo bishoje kuvugwa kugaruka kwe n'ibimenyetso bizaza, yaranavuze ngo mbere yuko aza ubutumwa bwiza buzigishwa amahanga yose. Nicyo gihe dusohoyemo, na Yohana yarabihishuriwe abona tugeze mu ijwi rya marayika wa gatatu, mu ijwi ry'abamarayika batatu, mu butumwa buheruka isi bw'ijwi ry'abamarayika batatu. Hanyuma rero Yesu ngo akomeza guca umugani, aravuga ngo ubwami bw'Imana buzagereranywa n'abakobwa 10, ariko 5 b'abanyabwenge n'abandi 5 b'abapfu. Hanyuma 5 ni abakobwa bafite amavuta, abanyabwenge 5 b'abanyabwenge ni abakobwa bafite amavuta mu matabaza yabo, bahora bayasigasira, bahora bababarira, bahora birinda icyaha n'igisa nacyo, bahora bakiranukira Imana aho abantu babareba naho batabareba. Ntago bitaye ku by'isi iri hanze hano ivuga. Kandi reka mbabwire, buriya abanyabwenge baganira ibyunguka, ariko abaswa baganira ibirori. Noneho injiji zo ziganira ibintu nyine bidakenewe, ibintu bitunguka. Reka ngasubiremo, abanyabwenge baganira ibyunguka, ariko abaswa bakaganira ibirori. Noneho injiji zikaganira abantu, injiji usanga ziganira abantu. Aba bakobwa 10 reka dutekereze yuko bose bari hamwe, bari muri korari, bari bafatanyije gushumba itorero, bari bafatanije kudiyakona, bari bamaze igihe kinini mu idini. Ariko mbabwiye akantu k'ubwenge, abanyabwenge baganira ibyunguka, injiji zikaganira ibirori. Noneho abaswa bakaganira abantu. Ntugatinda ahantu udakenewe, utazagera aho ukenewe ugasanga wakererewe. Bibiliya iravuga ngo nuko habaho urusaku rwinshi. Aba bakobwa 10 twabagereranya na gurupe y'abanyamasengesho twatangiranye, ariko uyu munsi umwe akaba yaraciye iburyo undi agacira ibumoso. Aba bakobwa 10 twabagereranya na ba bantu batubwiye bati rwose nukuri twarahamagawe tuzakorera Imana gutya na gutya gutya na gutya, ariko uyu munsi tukaba tubona atari ko bimeze. Ntugace imanza, kuko Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwa Matayo, aravuga ngo nujya gutokora ijisho rya mugenzi wawe ukuramwe umugogo uririmo, ujye ubanza utokora iryawe. Nujya kugenzura ko runaka ari umujura, jya ubanza urebe wowe niba utiba. Nujya kugenzura ko runaka asambana, ari indaya, ari ibandi, ari umunyamatiku, jya ubanza urebe urugero rw'ibyo ukora. Buriya umunsi bazanira Mariya Yesu ngo bamufasha asambana, baramubwiye ngo, Bibiliya ivuga ko ari umutego bari bamuteze, baramubwira ngo tumufasha asambana, ngo kandi mu mategeko ya Mose haravuga ngo nidufata umuntu asambana tumutera amabuye. Yesu ntabwo ari iyo mission yamuzanye, ntabwo Yesu yazanywe mission yamuzanye imugenza. Iyo yaduhamagariye sukurirwa ducira abantu imanza, sukwirirwa dupima agakiza k'abantu, nta minzani yigeza dusigira. Oya, ngo bamumuzaniye yasambanye, bari bamufasha bamufatanye igihanga, byari ukuri. Ariko kuko Yesu ari umunyembabazi, ngo yiyandikira hasi n'intorye, atangira kurondora abo bamuzanye ibyaha byabo, basanga biraremereye kuruta ibya Mariya. Hanyuma ngo yubuye amaso asanga bamushinjaga bamuregaga bagiye, aramubabarira, aramubwira ngo genda ntukongere gukora icyaha ukundi. Hari igihe ucira urubanza uyu munsi yahuye na Yesu akamubwira ngo ntukongere gukora icyaha ukundi. Uyu munsi akaba abanye na Yesu neza, wowe ukabura aho wasamye uri mu madebe n'amandazi, usakuza urusaku rudafite agaciro rutaguhesha umugisha, uca imanza utarahawe ubucamanza n'umwami w'abami. Hanyuma rero Yesu asobanura umugani w'aba bakobwa 10, avuga ko 5 ari abanyabwenge, kandi tubana nabo mu buzima bwa buri munsi, tubana nabo muri korali, mu madini yacu dusengeramo. Abakobwa 5 b'abanyabwenge barimo, n'abandi 5 b'abapfapfa barimo. Hanyuma ngo habaho urusaku ruvuga ngo umukwe araje. Ndacyari ku ijambo rivuga ngo tube maso. Nubuhanuzi bureba abatuye isi, nubuhanuzi bureba umukristo wese uri mu rugendo rujya mu ijuru, nubuhanuzi bureba umuntu wese utarashyirwaho ishuka y'umweru. Nje kukubwira ngo bamaso, kuko ntuzi umunsi n'igihe Yesu azagarukira. Imyaka umaze ku isi urayizi, ariko iyo ushigaje ku isi ntabwo uyizi. Ibyahishuwe 3 havuze ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Uyu munsi niwumva ijwi ryanjye, ni Yesu wihamyaga ubwe, niwinangira umutima, ukingure ninjiri wawe dusangire.
hanyuma rero ngo habaho urusaku ruvuga ngo umukwe araje. Abakobwa b'abanyabwenge batanu baboneza amatabaza yabo, bashobora kuba batarigeze bacogora, nubwo bahuye n'urugamba rw'amagambo ntibigeze bacogora, nubwo bahuye n'urugamba rw'amadeni ntibacogojwe narwo, nubwo bahuye n'urugamba rwo gusebywa ntibigeze bacogora, nubwo bahuye n'urugamba rw'inzara ntibacogojwe nabyo, nubwo bahuye n'urugamba rwo kwangwa n'imiryango, aba banyabwenge batanu ntibigeze bacogora, nubwo muri korari babavuze bakabahana ariko ntibacogoye. Ndakwinginze ngo umurimo Kristo yaguhamagariye ubere maso, itabaza yaguhaye uribere maso, urinde amavuta yaryo kuko ari ku marembo. Umuririmbyi yavuze ngo umwami ageze ku irembo, uba ari ku irembo, nuko araje, Yesu araje kandi ageze ku irembo. Igitero cya kabiri yavuze ngo ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka kandi agiye kutugabira kubaho kwiteka. Nakunze undi muririmbyi w'Abadiventiste yavuze ngo hari amakuru meza amenywa n'abagenzi bazerera kure y'iwabo, bagenda bavuga ko umukiza ari hafi kugaruka. Hanyuma rero ndashaka kukubwira ko ibintu bitakiri mu nyandiko, Yesu ari hafi kugaruka, ibyerekana ko yenda kugaruka birihuta kuboneka. Hanyuma ngo abanyabwenge baboneza amatabaza yabo, barayacana araka. Mama, ndagira ngo itabaza ryawe ntirikazime mu gihugu utuyemo. Papa, ndagira ngo itabaza ryawe ntirikazime ku kazi ukora mu mirimo yawe ya buri munsi, itabaza ryawe ntirikazime. Si ngombwa ko abantu ubemeza ko itabaza ryawe ryaka, upfa kuba umwami Imana akwishimira ko itabaza ryawe ryaka, niwe ukwiye kubimenya. Ngo babwira abanyabwenge bati, bapfapfa batanu bati, mwaduhaye ku mavuta ko twaririmbanye igihe kinini, ko twasenganye igihe kinini, ko twajyanye mu butayu no mu buvumo, twajyanye kinzanye, tukajyana ku mugongo w'ingona, tukajyana mu rusesi imanza, tukajyana mu bujuriro, tukajyana ku ibere ry'Imana, aho nta hantu twagiye gusengera, tujyana ku marembo y'ijuru. Mwokabyara mwe, mwaduhaye ku matabaza yanyu mukadukongereza, kwa yacu tuyatsa mukadusukiramo, kwa yacu tuyatsa akazima. Aya matabaza ntasangirwa, gukiranuka ntibisangirwa, gukiranuka ntibisangirwa, gukorera Imana ntibisangirwa. Dushobora guhuzwa nuko turi abaririmbyi ariko ntabwo twahamagawe kimwe, dushobora guhuzwa nuko turi abahanuzi ariko ntitwahamagawe kimwe, dushobora guhuzwa nuko turi abanyamasengesho ariko imihamagaro yacu iratandukanye. Hari uhamagawe arwaye, hari uhamagawe kubera ko ari mu ntambara runaka Imana irazimurokora, hari uwahamagawe kubera ko yahize umuhigo ati ibintu binkuramo nzagukorera, hari uwahamagawe kubw'ibitangaza runaka yisubiyemo abona Imana yarabikoze arayikorera. Ntabwo rero aya matabaza asangirwa, aya matabaza ntabwo umugabo iri tabaza yarisangira n'umugore we ngo arimusukiremo. Biravuze ngo gukiranuka k'umugabo nibyo ku giti cye akagenzurwa na Mwuka Wera. Umugore gukiranuka ntiyabisangira n'umugabo we, umwana ntiyabisangira n'ababyeyi. Iri tabaza nta muntu mwarisangira, niyo mpamvu ukwiye kuririnda, niyo mpamvu ukwiye kuricunga, niyo mpamvu ukwiye kurinda ibikorwa remezo by'agakiza, niyo mpamvu ukwiye kurinda amavuta y'iri tabaza. Imana iguha umugisha cyane. Noneho rero ngo habaho urusaku ruvuga ko umukwaje. Babanyabwenge barababwira bati rero ntabwo ibyo kuba twarasenganye, kuba twarakoranye ibiterane bikomeye, kuba twaragendanye mu ndege, kuba duturanye i Burayi, ibyo ntago bikora. Nimujye mu bahanjuzi, mugende muhanjure, nimumara guhanjura muze amatabaza yanyu abone kwaka. Uzi ko natekereje kuri iri tabaza, ubundi iri tabaza kugira ngo ryake biterwa n'imirimo myiza umuntu yakoze, biterwa nuko yihanganiye ibintu byose bimugerageza. Kwihangana nzakugarukaho kuko mu bintu isi ikennye kwihangana. Impamvu imibare myinshi y'abiyahura iboneka buri munsi ku mwaka ikazamuka nuko abantu babuze kwihangana. Hanyuma barababwira bati ntago twebwe twabaha, ntago bisangirwa ibya Kristo,
ntabwo rwose umuntu abirinda ukwe, urumva, akabikigashyira ukwe, hanyuma Kristo akadusangiza amahoro kubera yuko ni umwami ubera hose icyarimwe. Ariko ntabwo ibi bintu bisangirwa. Niba ari ibigeragezo, umuntu aba mu kigeragezo cye n'undi akaba muke, ariko uburibwe ntabwo buba ari bumwe. Kabone n'ubwo rwose cyaba ari uko bavuze kuri umurozi, nanjye bakanyita umurozi, ntabwo tuzagira uburibwe kimwe, kuko ibigeragezo umwami Imana ari kuducishamo ntabwo bitugiraho uburibwe kimwe, nta nubwo bidukura mu ruganda turi ifeza zimeze kimwe. Twese tuba tumeze nk'ifeza, ariko ntabwo biba ari kimwe. Hanyuma rero ngo bamaze gusohoka bagiye mu murwa gushaka amavuta ngo bashyire mu matabaza, hanyuma umukwe arakingura, arinjira, yinjirana n'abari bafite amatabaza yabo yaka, barongera arakinga. Nahise nibuka abantu ba Nowa umunsi yabazaga inkuge, ngo Imana yateje yakije izuba, abantu bakajya babona ni mu mpeshyi tu, nta mvura nta kime ntaki, ngo abasinzi bakabwira Nowa batariko wa musaza we ko wasaze, imvura izaturuka. Ko abantu bakajya kuraguza bakaza bakamubwira batariko ibintu birirwa dupfunyikira utubeshya ngo imvura izagwa izava. Ngo abantu bakajya kwisambanira bakaza bakabwira Nowa batariko unanirwe kurya isi no kuryoshya ngo imvura izagwa. Imvura isizagwa iturutse he n'izuba ringana gutya? Nowa ngo akomeza baza inkuge. Inkuge rero nagakiza, nagakiza. Umunsi Nowa yinjiraga mu nkuge, yinjiranyemo n'umuryango we, yinjiranamo n'inyamaswa. Mugira ngo nuko hatari hari abantu, hari abantu ariko bari barakeresheje ibyo Nowa yavugaga. Hanyuma ngo marayika w'Imana arakinga. Amaze gukinga rero, ubwo ngo ijuru risa nk'iritobotse, ngo inyanja, amasoko yayo, ubutaka bumera nk'ubupfumutse buratoboka, ngo amazi yuzura mu isi. Abantu bajya gukomanga ku nkuge basaba Nowa ko yakingura, arababwira ati sijye wakinze, ndashaka kukubwira ngo bera amaso agakiza, bera amaso itabaza ryawe, bera amaso amavuta umwami yagusutseho, uyarinde ibyayatondagira, uyarinde uyarinde ibyayatokoza. Umukwe ari hafi kuza. Dusoza ndagira ngo dusenge Imana. Hanyuma ndashaka gusengana n'umuntu wisubiyemo agasanga yari afite itabaza ariko ridafite amavuta. Wahuye n'intambara zo mu murimo w'Imana muri korari, ariko bituma amavuta yawe ashira mu itabaza. Wahuye n'urugamba utabasha kumbwira muri uyu mwanya, cyangwa se warumbwira ariko nkumva n'uburibwe wagize ariko nta kintu nagufasha. Reka ngufashishe gusenga. Aho uri upfukame. Uri mu gihugu utabasha kuboneka muri korari, utabasha kuboneka mu nzu y'Imana kubera imiterere n'imikorere y'icyo gihugu. Nta ibyo nabyo ubona byarabaye imbogamizi yo kuzimya itabaza ryawe. Ndashaka kukubwira ngo kiranuka usenge, ubane n'Imana ubudasiba, kuko umuririmbyi yavuze ngo tunganira Imana ubudasiba. Jya uhora uyisenga kandi uyumvire, jya ubana n'abayo, hanyuma ufashe indushyi, ntusibe na rimwe kuyikorera. Tunganira Imana, uyikorere, bose bazamenya kubana nayo bari kubugome. Tugiye gusenga, tubwire Imana ngo iguhe imbaraga zo kugira ngo itabaza ryawe ryongere ryake, amavuta aboneke mu mperezo. Turagushimiye Uwiteka Nyiringabo, wagize neza urakarama, waravuze biraba, urategeka birakomera. Ibihombo uyu mwene data yaciyemo byatumye itabaza rye rizima. Uyu mwanya umukwe aje ntago byatuma amusanganira. Kuba atinze mu bukumi byatumye abantu bamuvuga amagambo menshi, baramunegura ndetse biramukomeretsa, bituma itabaza rye rizima. Ndasenze kugira ngo umuhe imbaraga, kuko ni wowe ubashisha abanyantege nke ukabaha imbaraga. Izina ryawe nirishimwe. Yeremiya yanditse mu gitabo cy'amaganya ye, aravuga ngo siko bizaba kubagutegereje, ngo kandi muri bose nta muntu n'umwe uzakorwa n'isoni. Arongera aravuga ngo ntuzahora ubabaza umuntu iteka, ngo naho wamubabaza uzamugirira ibambe, ngo kuko utanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Yeremiya arakomeza arandika aravuga ngo utwigarurire, utugarurire ibihe byacu nk'ibya kera.
uyu muntu yarasengaga none nta kibishobora, nabyo byabaye intandaro izimye itabaza rye. Uyu muntu yari umuhanuzi, none yatinze ku musozi w'amasezerano, abona atinze gusohora, acika intege nta gihanura. Ndasenze ngo wongere ukongeze itabaza rye, urimusukiremo amavuta. Uyu muntu yatinze ku gisasiro mu burwayi, ndasenze ngo umubyutse ku gisasiro, kuko byabaye intandaro ituma atakaza ibyiringiro, itabaza rye rishiramwe amavuta, kugira ngo umukwe nahagera agakomanga tubashe kumukingurira turi kumwe. Urakoze, ndagushimiye, ndaguhimbaje, bana natwe kandi imbaraga z'umwuka wera zibe muri twe, ubutware n'ubushobozi bibane natwe, senze nizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Wifuza kutwunganira, ndagira ngo utwane 0782 900 soza. Ndasabira umugisha umuntu watangiranye natwe iki kiganiro akaba sozanyije natwe. Uba utarakora subscribe, ukaba utaraduha like, ukaba utaraduha comment, ukaba utarakora share ngo usangize bene data bashonje ubutumwa bwiza, wabikora kuko ni inkunga ikomeye cyane. Kandi soza, ndashimira umuntu uri ku buhanga bw'ibyuma udufasha kugira ngo ubu butumwa bwiza n'iyi shusho nziza ibashe kubageraho. Imana imuhe umugisha, imuhire, imurwanirire, kuko ni umuterankunga ukomeye cyane, kandi Imana ntigahweme kumwibuka ku manywa na nijoro. Imana ibahe umugisha mwinshi, ndabakunda cyane kandi ndashimira abantu basengera, nanjye ndabasengera buri munsi. Abantu muhora mu byifuzo, ni ukuri ndabasengera, kandi dukomeze gusengerana nk'uko Pawulo yavuze ngo dusengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga, mu bice 6 by'Abefeso, dusabira abera bose. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.